Tata ni inshuti yanjye magara cyo kubyara karakana urebe karakana uriya mubyeyi afite karakana ngo ni woruga nijye namuherekeje kubyarira igahini waretse nkayagwa neza ukanshyiramo wamba bari bundi kwanza ubusiza kujya mu maguru nshaka kuyatanga neza ahubwo kuvisha induru nyine turabyuka turaza nk'abaturanyi tuza guhurura dusanga birarangiye urumva njye narungurutse no mu nzu gutya mbona ko aragaramye yahweye gutya yagaramye yapfuye urumva uwo mugabo wari uri mu nzu yikingiranye amaze kumwica arimo no kwigamba ahubwo akavuga ngo mva mbabwire buro ngo ngiye akazi kanjye nagashoje ngo ibyanjye nabirangije ngo bamuhamagare izo nzego zanyu ngo zize zintware ngo zibafashe ngo umuntu najya kukwica urumva uwo mukobwa ntabwo ari uwa mbere yaravuye gutereta urumva uwo muhungu urumva yavuye kuri uwo wa mbere undi aramuga ati niba nta mafaranga ufite nsohokera mu nzu asohotse nibwo guhura n'uwo nguwo rero bahuye ngo amugurira noresi y'1,300 yayigurira teta aramuga ati ngo nibagende bajye gukora ibyo bakora simbizi polisi igezeyo isanga inzira irafunze yari ifungiyemo ingufuri imbere ifungiye n'inyuma biba ngombwa ko bica urugi kubera ko urebeye mu idirishya wabonaga ko harimo umugabo harimo n'uwo mugore bigaragara ko yari yitabye Imana. Nasanze yapfuye agaramye mbasha no kuganira n'uwo mugabo yavuze ko yamwishe kubera ko bananiranywe kumvikana ngo kandi bari bumvikanye ko amafaranga azayamuha ejo ngo umukobwa aramuga ati ngiye sinararana nawe nta mafaranga ufite soka wigendere umugabo ati ngiye sinagenda yanze kugenda aramubwira ati ubwo rero nanjye ngakwica bararwana baramaranye ngo n'umwanya barwana umukobwa acika imbaraga umugabo birangira amwishe bapfuye amafaranga kutumvikana nyine ubwo nibyo byabapfuye ntayo yari afite mwari guhamagara mu gitondo bakayamuha kuri fone barazana nabumvikanye bageze mu rugo kumvikana biranga bararwana umugabo aratubwira ati ngiye namwishe ngiye ntabwo nari kumureka ari muzima ngiye namwishe ubwo nimuhamagare baze bantware bari babisoje kuko yabikoze kuko nawe yari yambaye ubusa muri ako kanya tukimara kuhagera umugabo yari yambaye ubusa n'umukobwa yambaye ubusa rero yabisoje amaze kubisoza ubwo aramuniga twe nicyo kintu turi kubona biteye agahinda rwose ubwo mudukorera ubuvugizi leta ishaka ukuntu yadufasha dukure muri ubu buzima kuko kuba tuburimo si uko tubukunze si n'uko tubushaka ubu ubwo nyine bwo batwiciramo uburaya rwose ntabwo ari bwiza ubwo bagenzi bacu batangiye gupfa batangira kutuvamo batuvamo ejo natwe nitwe ejo nitwe umuntu aturuka kure yarakoze ibyaha nk'ibyo ngibyo nimba umugabo avuga ati si uwa mbere nishe si n'uwa kabiri ejo hazakurikiraho undi ejo hakurikireho undi leta idukore ubuvugizi ishaka ibyo yadufasha tuve muri ubu buzima kuko natwe twaburambiwe hano yitwa mu Gasogoro ariko akazina kawe ni muri so kubera urumogi rwinshi ruhaba ibyaha byinshi bihakorerwa barwana abicana nk'uko kose niyo mpamvu bahise muri so nanjye ngageze nta numva hitwa muri so Leta ni inshuti yanjye ni nanjye namuherekeje kubyara karakana mu kwezi kwa mbere yego oya nahageze mu kanya 10 zuzuye yego ntabwo mbizi pe ntabwo nzi ikintu bamuhoye kuko ntabwo nuranye na Tata ni inshuti yanjye magara cyo kubyara karakana urebe karakana uriya mubyeyi afite karakana ngo ni woruga nijye namuherekeje kubyarira igahini amuza turgusabira amuza ko yafungurwa uriya mwana nta wundi muntu afite wo kumurera kandi karubamba urabizi ntabwo bajya bakatira bagufunga gutyo nk'inzererezi turi gusabira amuze ubufasha yuko bamurekura akaza akareba umwana we cyangwa agashyingura n'umugore we yego njye ncuruza imineke na teta sinzi ikintu akora gusa ni inshuti yanjye ni inshuti yanjye magara ariko dukorera ubuvugizi bafungure amuza aza ajye gushyingura umugore we asigarane n'umwana we karubamba barifata bagafata umuntu bakamutwara nta n'icyaha afite bakamugerekaho ibintu njye bavuga hari igihe nabagira gahunda yo nyine ubwo muri so ni muri Sodoma abayobozi baza bagahita biruka bagataruka ubwo wenda niyo mpamvu bahise muri so hitwa muri Sodoma na Gomora ariko ubundi hitwa mu Gasogoro kubera rero ibi bihaba niyo mpamvu ngo ni muri so nanjye niko nasanze bahavuga ariko noneho haba urugomo rubi cyane nta mukuru nta mwana nta ki
uwo mukobwa ntabwo ari uwa mbere yaravuye gutereta urumva uwo muhungu urumva yavuye kuri uwo wa mbere undi aramuga ati niba nta mafaranga ufite nsohokera mu nzu asohotse nibwo guhura n'uwo nguwo rero bahuye ngo amugurira Knowless y'1,300 yayigurira teta aramuga ati ngo nibagende bajye gukora ibyo bakora simbizi bagezeyo arangije bageze hano barakingura bajya mu nzu nta wamenya icyo bapfuye nyine byarangiye nyine amwishe nyine nta mafaranga yari afite kuko urumva ko yari avuye kuri uwo wa mbere nta mafaranga amuhaye arangije aramubwira ati rero n'iri kote nariguka rigwatira nta kibazo bagiye bakora ibyo bakora niba bakoze ibyo bakora simbizi niko kumva ngo aramwishe ariko twebwe nyine ikintu twasabaga nk'uwo muntu uba wishe umuntu yavuze ko atari uwa mbere cyangwa ari uwa kabiri rwose bagakwiriye kumushyira ku mugaragaro n'abakamwica kuko wumva ko ariyo bizinesi yabigize bizinesi kwica abantu rwose ni umuturanyi wacu yari umuturanyi wacu nta kibazo cye urumva kuvuga rero ngo wenda kuba yamwishe ntabwo ari uko yari yamwibye ntabwo yari asanzwe yiba yari inshuti twabanaga mu mashyirahamwe oya njye nta mwuga nkorana nawe ariko twabanaga mu mashyirahamwe amwe n'uyu munsi twari kugabana njye mbyumvishe ndyamye biba ngombwa ko nza kumuhura nk'umuvandimwe twabanaga 28 yari afite umugabo apfa akiri na mutoya buriya yari afite nk'imyaka ingahe 20 n'umugabo we ni muto bafite abana amaze ukwezi apfushije nyina nawe yari apfushije nyina oya njyewe muruye numva ngo hari umugabo basangiye ntabwo tukizi ntabwo tuzi ikintu mufungura umugabo arera umwana ni imfubyi amuzi yitwa Nshizirungu amuzi kandi nyina yarapfuye umwana apfuye ari umwana mutoya asize uruhinja asize inshuke umugabo we ari Karubamba mu nzererezi mu dukora ubuvugizi rero afungurwa agira ate bamurekuriye muturekurire umuvandimwe arera umwana we kuvisha induru nyine turabyuka turaza nk'abaturanyi tuza guhurura dusanga birarangiye urumva njye narungurutse no mu nzu gutya mbona ko aragaramye yahweye gutya yagaramye yapfuye urumva uwo mugabo wari uri mu nzu yikingiranye amaze kumwica arimo no kwigamba ahubwo akavuga ngo mva mbabwire bro ngo ngewe akazi kanjye nagashoje ngo ibyanjye nabirangije ngo bamuhamagare izo nzego zanyu ngo zize zintware ngo zibafashe ngo umuntu najya kukwica urumva ngo ukamutanga ngo uzabisoze yahagaze mu rugi gutya ashaka yakingiyemo imbere y'ingufuri nta wundi muntu wakwinjiramo noneho tukamaza wakinguye basi ukaduha umwana urimo kurira niba nyina wenda mufite ibyo mupfa ariko tutarareba neza ko yamurangije mwumva mbabwire buro ngo ibyanjye nabishoje nabyutse numva urusaku abantu bose birukanka imirindi barira bavuga ngo teta baramwishe ngo bamwiciye mu turabyuka tuza kureba yari afite umugabo ufunze yabyaye ejo bundi yari afite akana k'agahinja ubu ngubu usanze ahubwo twanarize byarangiye twanihanagura kuko ni ibintu bibabaje cyane ni amakuru twamenye mu gihe cya 9:00 z'ijoro teta ni inshuti yanjye magara njya kubyara kariya kana urebe kariya kana uriya mubyeyi afite kariya kana ngo ni rugari njye namuherekeje kubyarira i Gahini abaturage bahamagaye polisi bavuga ko mu nzu y'uwo mudamu bumvise ko bafitanye amakimbirane polisi igezeyo isanga inzu irafunze yari ifungiyemo ingufuri imbere ifungiye n'inyuma biba ngombwa ko bica urugi kubera ko urebeye mu idirishya wabonaga ko harimo umugabo harimo n'uwo mugore bigaragara ko yari yitabye Imana bamusangamo basanga yapfuye niko guhita hafatwa uwo mugabo bari bari kumwe ariko ku makuru twahawe n'abaturanyi banaduhamagaye umuturanyi ngo mu gihe cya 9:00 yumvise mu nzu y'uwo mudamu umuntu atatse rimwe arangije ajya kurungurukira mu idirishya abona uriya mugabo arimo kuniga uriya mugore niko guhita afata ingufuri ayifungira inyuma arangije ahamagara polisi
waretse nkayagwa neza ukanshyiramo wamba bari bundi kwanza ubusigaye kujya mu maguru nshaka kuyatanga neza ahubwo kuvisha induru nyine turabyuka turaza nk'abaturanyi tuza guhurura dusanga birarangiye urumva njye narungurutse no mu nzu gutya mbona ko aragaramye yahweye gutya yagaramye yapfuye urumva uwo mugabo wari uri mu nzu yikingiranye amaze kumwica arimo no kwigamba ahubwo akavuga ngo mva mbabwire buro ngo njye akazi kanjye nagashoje ngo ibyanjye nabirangije ngo bamuhamagare izo nzego zanyu ngo zize zintware ngo zibafashe ngo umuntu najya kukwica urumva uwo mukobwa ntabwo ari uwa mbere yaravuye gutereta urumva uwo muhungu urumva yavuye kuri uwo wa mbere undi aramuga ati niba nta mafaranga ufite nsohokera mu nzu asohotse nibwo guhura n'uwo nguwo rero bahuye ngo amugurira noresi y'1,300 yayigurira teta aramuga ati ngo nibagende bajye gukora ibyo bakora simbizi. Abaturage bahamagaye polisi bavuga ko mu nzu y'uwo mudamu bumvise ko bafitanye amakimbirane. Polisi igezeyo isanga inzu irafunze, yari ifungiyemo ingufuri imbere ifungiye n'inyuma. Biba ngombwa ko bica urugi kubera ko urebeye mu idirishya wabonaga ko harimo umugabo harimo n'uwo mugore bigaragara ko yari yitabye Imana. Bamusangamo basanga yapfuye, niko guhita hafatwa uwo mugabo bari bari kumwe. Ariko ku makuru twahawe n'abaturanyi banaduhamagaye, umuturanyi ngo mu gihe cya 9:09 yumvise mu nzu y'uwo mudamu umuntu atase rimwe, arangije ajya kurungurukira mu idirishya abona uriya mugabo arimo kuniga uriya mugore. Niko guhita afata ingufuri ayifungira inyuma, arangije ahamagara polisi.